afite ikibazo gikomeye pe, afite ikibazo nawe uri muri iyo situation ushobora kuvuga utariko se ibi bintu nabikora, ibintu nabishobora. Ari igihe usanga icyemezo ushaka gufata ako kanya ukibwira ko ari cyo cyiza, ukibwira ko ari cyo kikunogeye, ariko nyuma ukaza gusanga wenda uzicuza nyuma, cyane cyane iyo hari mu muryango. Uyu musore turavuganye mu kanya gato, dore ikibazo cye uko giteye. Dore nama nshaka kugisha, dore ukuntu ikibazo cyanjye giteye. Nakuze nderwa n'umubyeyi umwe ari we mama. Ntabwo nigeze menya data umbyara. Yego. Igihe cyarageze rero mama aza gushaka undi mugabo. Igihe nari mfite imyaka 7. Akajya nyine ubwo nyine haje n'ibintu byo guserera, hashira iminsi mike y'abantu batangira kujya baserera ubwumvikane wabuke. Kandi nyine urumva nk'umwana wari umaze kugira ubwenge, natangiye kubaho nyine mbona ibyo bintu bituma ntangira no kujya mva mu rugo nyine nkajya no kurara ku muhanda rimwe na rimwe. Ejo bundi muri 2020 mama yaje kwitaba Imana. Yo Polisan. Hanyuma asigana na wa muntu, ariko nyine bari barabyaranye abandi bana. Bari barasezeranye se cyangwa ko ari ukubana bisanzwe? Kwari ukubana bisanzwe. Ubwo ngubwo igihe kigeze abantu barambwira, kuko nyine twabagamo yari ya mama. Abantu bakambwira atari ko se uzagumya kubana n'uriya muntu n'undi mutumvikana, kuko n'ubundi yewe nyine n'undi menye ibyanjye ntabwo urumva ni inzu ariko ifiteho akantu k'agito ku ruhande, niko ngewe niberamo k'akanex. Yego. Abantu bakambwira ati wowe ntabwo uzagumya kubana n'uriya muntu, ikintu cyaba cyiza nuko wafata iriya nzu ukayigurisha ukigendera ukamuta. Bavugana ariko se ko bari abana nubwo tudahuje papa ariko duhuje mama, kandi niba toya abo bana ni kuvuga ngo nyine ikintu ngingo nshaka kugisha inama ni ese wenda ubuzima ni bubi, nta kazi ntaki, ariko nanone mvuze ngo ndagurishije abana, kumva nyine bahita bangara, kuko nta nubwo n'ahantu haba amafaranga menshi yo kuvuga ngo baratwara ibyabo nanjye ntwari ibyanjye bigira icyo bitumarira. Aho ngaho rero mfite ikibazo ese nzakomeza nyine nanjye nibitwe gutyo nyine mbeho gutyo n'umuntu udafite icyerekezo, kubera ko n'akazi kabuze muri iyi minsi ngira ngo urabizi. Nanavuga nanone se nimvuga ngo ngiye ku isoko n'ubundi ugasanga nta kintu binamariye ejo bundi, ahubwo nibwo ndushijeho kwangara, kuko hari igihe nshobora kubikora ugasanga n'ubundi amafaranga ntacyo amariye, ubu ugasanga ndangiye nari mfite nawe n'iryamye. Ubwo rero nagishaga inama ngo nagira ngo nyine ngishe inama mbaze ku ruhande rw'abantu barumva nakora iki, kuko umutwe umwe ntiwigira inama. Okay, reka baze bakugira inama. Sawa sawa. 102.3 Kiss FM. Uracyari ku 102 n'ibice bitatu Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Hanyuma umusore waruteze amatwi ruhura umutima, ndagira ngo ugerageze utugezeho nimero zawe, kuko noneho ndazibuze burundu, kandi hari umuntu wifuza kuba yakurangira akazi. Ubwo rero icyo ukora, ubishoboye wahamagara cyangwa ukohereza message kuri page yacu ya Facebook. Icyashoboka nuko wagerageza guhamagara, ndi bugerageze kwitaba mpaka saa 2 zigeze mu gikara ariko cyangwa ze n'aka kanya live, kugira ngo ndebe ko nimero zawe nazifata, hanyuma nkaguhuza n'umuntu wavuze ko ashaka kurangira akazi, kugira ngo turebe ko wenda ibibazo ufite byagabanuka, nubwo bitahita birangira, ariko byibuze ukavuga uti mfite adresse, mfite akazi nkora, tuburyo mbayeho, mfite cyo ninjiza mu mufuka wanjye buri kwezi. 102.3 Kiss FM.